nanjye kandi muri icyo gihe cyabaye. Rero ndumva ntari umushyitsi aho ngaho, nk'uko nahavukiye, nk'uko mfite n'abavandimwe bariyo, niyo mpamvu nshobora kujya gutya Imana ikanyereka ikambwira. Ariko tubona abakozi Imana benshi bagiye batumwa ahantu hagiye hatandukanye. Rero nanjye Imana intumye nk'intumwa, impaye ubutumwa bwanyu, kandi noneho aka kanya ndo ndavugira mu ijwi ry'ubuhanuzi, ndavuga nk'umuhanuzi. Imana iduhana umugisha. Rero ndabwira abarundikazi mukunda igihugu cy'Uburundi, abagikunda bakagisengera, reka mbanze nsome iri jambo kugira ngo ubuhanuzi bwanjye bubashe kwinjira neza. Reka turebe muri turebe ubuhanuzi, ijambo ry'Imana riri muri Amosi ibice 9 ku murongo waho wa 11. Amosi ibice 9 ku murongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana hasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Reka nsubiremo. Uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nice ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Yesu ashimwe cyane. Imana irambwiye ngo mbwire abari mu Burundi ndetse n'inshuti z'abarundi ndetse n'abana b'abarundi batari mu gihugu, batari mu Burundi, koko bishobora kuba bagiye gushaka imibereho, baba baragiye mu kazi, bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Imana yarambwiye ngo mbabwire ko Imana igarutse ku gihugu cyanyu cy'u Burundi. Imana igarutse gusana igihugu cyanyu cy'u Burundi. Ibyuho ije kwica ibyuho, ije kwegura ihema ryari ryarasenyutse. Imana ije kuryegura. Imana igaruye ubuzima bwiza mu Burundi. Imana igaruye igicaniro cy'amasengesho, igicaniro kigwiriye mu gihugu cy'u Burundi. Imana yambwiye ngo igiye izanye zahabu mu gihugu cy'u Burundi, igaruye iby'agaciro mu gihugu cy'u Burundi, ihaye igihugu cy'u Burundi ijambo. Imana yambwiye ngo ihaye agaciro ubutaka bw'u Burundi, ku buryo abantu bagiye kujya baza bagura. Abanyamahanga, Imana yanyeretse mbona abanyamahanga benshi cyane baza mu gihugu cy'u Burundi, bakikuje za Tanganyika, amakaritsiye amwe namwe abantu babonaga kabona ko yararimo amazu ashaje cyane. Aho ngaho Imana ije kuhubaka. Nabonaga amazu y'amagorofa, nkabona amazu agerekeranye cyane, mbona n'imihanda igerekeranye mu mujyi wa Bujumbura, umwe hasi undi hejuru. Iyo mihanda narayibonye. Imana irambwira ngo igihugu cy'u Burundi kigiye kugira agaciro, ku buryo kuzabona ikibanza hariya mu mujyi wa Bujumbura bizagorana cyane. Ufite ikibanza agikomereho. Ubutaka bwo mu Burundi bugiye kugira agaciro, kugeza no muri interiyeri hagiye kugira agaciro. Imana agiye kubona mbona marayika afashe icyuma araharura. Nabonaga harura abantu bari bafite amaga. Ibirambwira ngo uku niko ifashe n'umukene wa muri icyo gihugu, imukuyeho ubukene, imuhaye ubuzima, imugaruriye ubuzima. Uko niko Imana yanyerekaga. Imana irambwira ngo abashumba bari mu gihugu cy'u Burundi, abapasitoro, aburi munyedini wari we wese, Imana isutse ububyutse bw'idini ryari ryo ryose, baba abayisilamu, baba abakatolike, baba abapantekote, ba born again, abo bose mugiye kugira ububyutse, ku buryo amasengesho agiye kujya avugirwa i Burundi. Nk'uko tujya dusenga tuvuga ngo Imana nguzasabira Isirayeli umugisha azawuhabwa, niko Imana yanyeretse ngo umuntu uzajya usabira umugisha Burundi azajya ahabwa umugisha, kuko Imana ibahinduye abanyamugisha. Imana ishyize igicaniro, yifashe igicaniro, ngiye kora mbona igicaniro kiraka cyane, mbona yongeye ifasha abashumba be mu Burundi bahaye ububyutse, mbona ibitaramo birenze, mbona abantu baho barazamuwe mu buryo bwose. Yarazamuye kugeza aho Imana yanyerekaga izamura n'amayekipe y'umupira, mbona ibashyize ku ruhando, mbona u Rwanda rw'amahanga, mbona izamuye abaririmbyi baririmba indirimbo zose zisanzwe, ari za gospel, ari n'indirimbo zingizi z'abahanzi barimba indirimbo
zo ku giti cyabo kizisi, abo nabo Imana irabazamura. Imana izamuye Uburundi ibushyize ahantu ku gasongero. Imana irambwira ngo umugisha ihaye igihugu cy'u Burundi uzateza ikibazo ku buryo hari abantu benshi bazabagira ishyari, hari ibihugu byinshi bizabagira ishyari kubera ibintu mugiye gukora, ibintu Imana igiye kubakorera. Imana irambwira rero ngo guhera ukwezi kwa 4 niyo mpamvu bibaye ngombwa ko nza kuri kamera ntaranakomera umugongo, kuko ni ubutumwa nahawe ku itariki 9 mbere y'uko mbyara. Nabyaye ku itariki 10, ibuma ku itariki 9, noneho nyuma nakomeje kurwana, ndarwana ndavuga reka mbe, ndetse Imana ishyiraho pressure irambwira ngo ndashaka ko ubutambutsa vuba. Hari abantu bamwe nagerageje kubibwiraho, ariko irambwira ngo butange vuba, ubutange ukwezi kwa 4 kutaragera. Rero irambwira ngo guhera mu kwezi kwa 4 buri murundi wese, buri muntu wese ukunda Uburundi, najya nkubwira ngo natwe twashobora kubafasha, kubera yuko nidufatanya nabo tukabasengera, buri umuturanyi yawe yahawe umugisha nawe uhabwa umugisha, niba habwa umugisha nawe tuzahabwa umugisha. Umugisha mu Burundi nawe tuzatugeraho, umugisha mu Burundi uzagera mu Rwanda, umugisha mu Burundi uzagera muri Tanzania, umugisha mu Burundi uzagera muri Kongo, umugisha mu Burundi uzagusanga waba uri muri Canada, waba uri muri Amerika, ahantu hariho hose. Nagiye kubona mbona Burundi buguze indege nini cyane, mbona ubucuruzi buteye imbere bwabo. Haleluya, haleluya. Rero nukuvuga ngo ubwo buhanuzi ambwira ngo mu kwezi kwa 4 mukora amasengesho aho muri hose, baba ari mu gihugu ari bari hanze, mugerageza dushyire hamwe tubasengere, noneho kugira ngo hagire ibintu bijya ku murongo. Imana nyereka hari ibiciro ku masoko bigiye kumanuka hasi. Nagiye mbona hari ibiciro byari bizamutse bihenze, nahereye ku bishyimbo mbona bigiye bimanuka, mbona ku isukari mbona ibintu bigenda bimanuka, ariko nidukora amasengesho iby'Imana yavuze byose bizabasohoreraho. Rero Imana irambwira ngo igaruye agaciro ku Burundi, yego ihema ryari ryaraguye, yishe ibyuho byose byari byaraciriwe Uburundi byose, ibyo ngibyo nabyo Imana irabyishe. Bivuga ngo hari uko wabatekerezaga, uko ubatekereza siko Imana ibatekereza, uko wabibazagaho siko Imana ibibaza. Ko nanjye Imana yarantangaje cyane, ikimara kunyereka ibintu naratangaye cyane. Nafashe amasengesho ndasenga, kandi n'ubu ndacyasenga, n'ubu ndacyayakomeje. Nawe wowe wumvise ubutumwa, wowe ubwumvise, gerageza urebe n'undi mugenzi wawe ubwira, yaba ari Murundi, buri zina ryose kuba afite nationalite y'Abarundi, mubwire iyi message kugira ngo asenge, kuko umugisha nawe uzamubaho. Dore igihe mwavugiwe, dore igihe mwaburiye ijambo, ni igihe cyo kugira ngo muhabwe ijambo. Mugiye guhabwa ijambo muri East Africa mutari murifite, mugaruriwe agaciro, kubera ko Imana ibibutse. Byose biturutse mu masengesho, byose Imana yibutse gusenga kwanyu, byose Imana yibutse ibicaniro byanyu, ibyo mwagiye mwatsa byari byarazimye, Imana irabibutse. Imana ntago yitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Ntago nje kuvuga ubuzima bwa politiki, bwo ntago ari Imana yambwiye. Ndavuga ubuzima bwo gusenga, ubuzima bw'ubumana. Uko ubuzima bw'Imana buhagaze neza, igicaniro kimeze neza, kibasha gutuma politiki igenda neza. Haleluya. Yabasha gutuma imiyoborere igenda neza. Barundi musenge, ko gusenga kwanyu kugiye gutuma hari ibintu Imana ikoze, kuko Imana yongeye kugaruka kubibuka. Imana rero ihaye agaciro, ntabwo ari amagambo, ihaye agaciro ubutaka bwanyu, ihaye agaciro buri business yose ukora, ku buryo umuntu uzajya ucuruza amakara akakungukira, uzacuruza rengarenga zakungukira, buri kintu cyose, buri mushinga woroshye uzawukora ukungukire, kuko Imana ikwibutse. Imana ikwibutse. Ngiye ko barabashoramari babaye benshi mu mujyi wa Bujumbura, babaye benshi muri interieur, mu ntara kugera hepfo ku mipaka. Imana itanze agaciro muri icyo gihugu, kuko Uwiteka yongeye kubibuka. Uwiteka avuguriye ubutaka bwanyu, Uwiteka haye kwera ubutaka bwanyu. Imigisha yose Imana yarayibahaye, ariko ntimuyitesha agaciro. Mwumve ko byose bituruka mu gusenga, mwumve ko byose bituruka ubwo mwasenze, ariko suko mwase
basinze kuruta abandi, ahubwo ni ubuntu mugiriwe kugira ngo Imana yongere ibibuke. Rero mwongere mwibuke gusenga, wongere wibuke. Najya nkubwire wowe unkurikiye, wowe unyumvise, nubwo waba unyumvise ari utanyumvise, iyi message uyihereza abandi, iki kiganiro ugihereza abandi, kugira ngo ku kwezi kwa kane duhite dutangira amasengesho, dusenge tubasengere. Kuko nitumara kubasengera Imana ikajya ikibibuka, ndabizi ko natwe Imana iza kutwibuka, iraza kwibuka n'abandi. Ukibuka yibutsa abarundi, iribuka abanyarwanda, ko yibutsa abarundi, iribuka abanyekongo, kwibutsa ko yibutsa abarundi, iribuka n'abatanzania, iribuka n'ibindi bihugu hirya no hino, iribuka n'abagande, hose irabibuka kuko isi ni y'Imana, abayituye n'ab'Imana. Imana iradukunda, Imana ni umutabazi. Imana ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe kubera umuntu wayo. Umuntu wiringiye Imana, Imana nayo iramukunda kandi ikamurwanirira. Rero icyo ni cyo Imana yarimbwiye ngo mbabwire, kugira ngo mwumve mumenye kandi ntutesha agaciro ubuhanuzi. Nshuti yanjye, ntabwo ari amagambo, ahubwo ni Imana inyohereje kugira ngo mbivuge. Ntabwo nakagombye kuza kubivuga, ariko yakomeje kumbuza amahoro, irambwira ngo nimbivuge. Nakagombye kwicara nkonsa umwana, nkakora ibyo ngomba gukora, ariko